Google Chrome niyo tugiye gukoreramo dufunguramo YouTube. Ukifungura urabona ko turaza hano muri aho dushakira website, ugiye kwandikamo youtube.com. youtube.com wemeze. Urabona ko tufunguye YouTube ariko nta kintu kirimo. Ushaka kureba ama video wasacinga hano, ariko twe ntabwo ari byo tugiyemo. Tugiye gucreatinga YouTube channel. Ugiye kuza hano kuri sign in, ukandeho. Urabona ko harimo email y'umuntu uheruka kuyikoresha. Weho urayituza hano, cyangwa se niba nta muntu uheruka kuyikoresha urayitubona ahameze gutya. Hano rero niho urahita ushyiramo email yawe. Tugiye gushyiramo email yacu. Muribuka ya email twakreye ku ntego yo gukora ino YouTube channel. Niba muyibuka neza, niyo tugiye gukoresha. Patrick Cyusa 157@gmail.com. Tuza hano wemeze. Shyiramo ijambo banga ryawe. Wemeze. Ubona ko mail yacu ifungutse. Ibi tubyihorere. Skip for now. Ubona ko email yacu yafungutse hano. Blog. Email yacu yafungutse iriho Cyusa Patrick. Ikintu tugiye gukora rero kugira ngo dufungure YouTube channel yacu, urabona hano tumaze gukora login dukoresheje email yacu ya Gmail. Ubu tugiye kuza hano, uramanuka hano kuri YouTube Studio. Tugiye gukora creating email yacu. Ubu urabona hano hari create channel, nibyo tugiye gukora. Hano rero urahitamo niba ushaka kurekeraho channel yo mu izina ryawe, ariko reka tuyihindure. Tuvuge ko dushaka gukora channel yitwa tuyitemo izina, tuyitemo channel yitwa imisozi n'urugero. Dukore channel yitwa The Hills gutya. Ibi ngibi biri generating automatically, ni handle. Hanyuma tugiye creatinga channel yacu. Rategereza. Welcome to YouTube Studio. Urabona ko already dufite channel yitwa The Hills. Urebye neza hano urabona ko dufite ubu ngubu channel none ahangaha yitwa The Hills, iri under ya Gmail Patrick Cyusa yacu. The Hills yamaze kuba created. Ubu turayifite neza cyane. Tugiye kureba rero uburyo ushaka guhinduramo ino foto, ndetse tugahindura na banner hano inyuma ku buryo bizajya bigaragara more professional. Ugiye kuza uze hano kuri ino icon y'izina ryawe, y'izina rya channel yawe The Hills. Nuko tutarashyiraho logo, ariko tugiye gushyiraho logo irajya igaragara hano. Uze kuri YouTube Studio. Marabukana kuri YouTube Studio urahita ubona window imeze gutya. Hanyuma uze kuri hano customization. Urabona ko dufite umwanya wo gushyiraho banner ndetse no gushyiraho logo. Hari logo wakoze cyangwa banner wakoze, ushobora kuita uyi-uploading ahangaha. Uburyo ushobora gukora banner cyangwa logo tuzabureba mu yindi video, ariko reka dusuppose ke hano ko zikoze.
hari izihari ngiye kuberekeraho urugero. Urabona nk'ubu tugiye kwa uploadinga logo, ahita kujyana muri folder ya computer yawe, mu mafolder y'ama computer yawe ujye gucuzinga aho wazisevinze. Ngiye kwereka sample y'izo mfite kugira ngo urebe how it looks ko bigaragara. Iyi ni logo, nyemeze reka nyi settingeho gatoya, nyihindureho utuntu duke twa resizing, ishyire kuri size kugira ngo igaragare neza. Okay, here we're good to go. Ubu rero dushatse twayemeza kuko ubu nahisemo ko logo iraza imeze gutya kuri no mubumbe gusa n'aya magambo. Tuyemeze, urabona ko ihisi ijyamo. Tugiye ku uploadinga rero ni banner. Uraza kureba ko biraba bigaragara nyuma nibirangira. Uze hano wemeze ino banner, opened. You see, urabona uko igaragara. Nyemeze, iraza kugaragara ku ma devices gutya, no kuri telefone gutya, no kuri laptop gutya. Hanyuma twongere tumanuke hano tutarajya kure. Hano ni izina rya channel yacu. Ushatse nyuma waza kuyihindura, ariko wemerewe kuyihindura inshuro ebyiri mu minsi 14. Gusa guhindura amazina ya channel buri kanya ntago ari byiza. Iyi hano yo ntacyo ikoraho. Tuze kuri description, ushobora kwandika ibyo channel yawe izakora. Mbese uvuga ati welcome, urugero welcome kuri channel yitwa twayise The Hills. Aho tuzajya tubereka ibintu bitandukanye, harimo amashowbiz n'urugero. Gukomeza n'ibindi description ya channel yawe. Iyi ngiyi niyo link. Iyi ni link ya channel yawe. Ushaka kuyihereza umuntu kugira ngo asubscribinge cyangwa gukurikire, wamuhereza ino link. Iyi niyo ya channel yawe. Wibuke ko twayibonye muri customization, niho biri. Ushaka kuza hano ugashyiramo email runaka, email yawe y'abantu bazajya bakubonaho. Iyi email abantu bazajya bayibona munsi yi description hano. Ahantu description yi displayinga munsi ya channel niho ni email izajya ibiri. Hano rero ushaka ku uploading photo, ujya ubona kuri YouTube video iriho akantu k'akarogo hano hepfo. Ushaka kuza gushyiraho ya logo yacu uka-uploadinga ahangaha kugira ngo aka gafoto kazajye kagaragara kuri buri video dushyizeho. N'urugero k'akarogo, urabona dushyiraho video runaka, twa-uploadinze video kuri channel, kano karogo kazajya kagomba kuba kariho hasi. Nuko nguko rero biba bimeze. Ushaka kuga customizinga hano, yenda ko kaza video irangiye cyangwa kajya kaza video itangiye cyangwa kakagumaho kuri entire video. Akangaka niho abantu benshi bakunda kugakoresha kuri entire video. Iyo umaze guhindura zino settings zawe rero, uraza hano publish. Urategereza no kiri loading hano muri no bar y'umweru. Nirangiza kuba published irahita bitwereka aha, urabona ko ibaye published. Tugiye kuri channel no kureba ibyahindutse. Turahita tuza hano kuri channel icon. Urabona ko icon yahindutse already. Tugiye kuyikandaho, tujye kuri channel yacu, your channel. Urabona ko already channel yacu yarangije guhinduka za setting twashyizemo ngizi hano. Ngiyi banner, ngiyi logo,
ngiyi ya description twashyizeho, urabona ya description twashyizeho. Welcome kuri channel yitwa The Hills, aho tuzajya tubereka ibintu bitandukanye harimo n'amashowbiz. Gusa biba byiza iyo description yawe uyigize ndende kugira ngo isobanuke neza. So ngibi rero uko twakora channel.